Ese waba uzi umuntu witanze ubuzima bwe azira kwamamaza Kristu? Uyu munsi tugiye kumenya amateka atangaje mutagatifu Angelo, umuhamya wo kwemera watanze ubuzima bwe kubera ukuri. Dani Mutagatifu Angelo yavukiye i Yerusalemu mu mwaka w'1145, avukira mu muryango w'Abayahudi. Nyina aza kwakira ukwemera kwa Gikristu maze abatirisha abana be bose. Ibi byahinduye ubuzima bwa Angelo kuva mu bwana bwe atangira gukurira mu rukundo rwa Kristu no mu kwemera gukomeye. Afite imyaka 18 gusa, Angelo yahisemo kwiha Imana yinjira mu muryango w'Abakarome. Ageze ku myaka 25 yahawe upadiri. Nyuma yaho yahisemo kujya kwiherera mu butayu ashaka kwegera Imana kurushaho. Ukwiherera kumufashije gukura mu kwemera no gutegura umurimo ukomeye yaragiye gukora. Nyuma yo kwiherera, Angelo yatangiye kwamamaza inkuru nziza mu karere ka Alexandria. Yaje no koherezwa i Roma gutanga amategeko mashya y'umuryango wabo w'Abakarome kwa Papa. Agarutse yakomeje kwamamaza mu bantu bayobye cyane cyane mu itsinda ryitwaga Abakatare bari batuye mu karere ka Siciliya, ahamamaza inkuru nziza. Mu mujyi wa Rikata, Angelo akomeje kuvuga ukuri nta bwoba. Yigishije umugore wari warabaye inshoreke y'umutware waho, amufasha guhinduka no gukurikira Kristu. Ibi byashimishije uwo mutware maze ategeka ko Angelo yishwe ari mu nzira ari gusenga azira ukwemera kwe. Mutagatifu Angelo yishwe mu mwaka w'1220, ashyingurwa aho yiciwe nyine i Rikata. Kiliziya Gatolika imwibuka buri mwaka ku itariki ya 5 Gicurasi. Ubuzima bwe butwigisha iki? Kudatinya kuvuga ukuri no gukomeza gukurikira Kristu niyo byaba bigoye. Ese wowe witeguye guharanira ukwemera kwawe nk'uko Mutagatifu Angelo yabigenje? Niba wakunze video kandi subscribe usangize abandi, kandi dukomeze twige amateka y'abatagatifu. Mutagatifu Angelo udusabire.